Rayon Sport rero gukina imikino ya gishuti mu by'ukuri Axcel ikomeje kugenda yitwara neza nyuma kuva Rayon Sport yakina na ya kipe ya Kavarge Jamus kugeza kuri match y'ejo Rayon Sport ntiratsinda novuga ngo hano imibare irahari novuga ngo uriya mukino wo ku munsi w'ejo wari umukino wa 9 novuga ngo muri izo match 9 maze gukina n'ama equipe n'ama club yo hanze y'igihugu nta n'umukino yakina wo mu Rwanda yego nta kipe nimwe yo mu Rwanda byo byakina novuga ngo uhereye kuri Jamus ya Kevin byari 4-3 kuko novuga ngo muri imikino 9 Rayon Sport imaze kwinjiza ibitego 20 yinjizwa 7 yatsinze Jamus 4-3 itsinda equipe ya Gor Mahia yo muri Kenya ibitego 2-0 itsinda KFZ yo muri Zanzibar 2-0 bwo ni Sekafa itsinda Taska 1-0 itsinda Al Hilal 1-0 itsinda Jamus nanone 3-1 irongera itsinda Gor Mahia 2-1 itsinda Mazara United 3-0 yarayitsinze na Al Ahly Sports Club Madani 2-1 ubwo rero nuko yemeze match 9 byibuze ni ibitego 2 kuri buri mukino yego ibitego 20 mu mikino 9 ibitego 20 mu mikino 9 yinjizwa 7 ikipinga clean sheet 5 urumva ni imibare kuko ibyo bitego 7 biragirwa byinshi na match ya Jamus binjizwamo 3 kandi bamwe 3 kuri Jamus binjizwa nanone 3 kimwe nanone Jamus muri Sekafi babonamo kimwe barongera binjizwa ikindi kuri Gor Mahia murabyibuka kuri finali n'icyejo kuri Madani bita biba ibitego 7 imaze kwinjizwa yego hanyuma ku munsi w'ejo Ruvuyanga umutoza hari ingingo Francis Christian akunze uburyo ari kugenda noneho aha umwanya abandi bakinyi batagaragaye cyane muri Sekafa kugira ngo nabo bagaragaze potential yabo nk'ubu mwizamu nubwo yarizemo Dande Junior ariko kuri gatatu yahagaruye Fabrice yicazaga nijuru hanyuma kuri kabiri no bwa mbere rwose aragaragaye mu kibuga uyu musore Obedi w'umukiza nyuma yuko yaragize imvune muri Sekafa na nyuma yaho ntabwo yari yagakize neza niwe yari yabanjemo urumva ko impande abalaterale be bari bahindutse wongeye gutanga akazi twongeye ko nari wa Obedi muri mukura mu crosses hato na hato imbere za wakinye neza cyane mu gihe kandi Matumona akomeje kumuha umwanya Matumona yari kumwe na Chuplawu Charles Chuplawu inkuri irimo nuko ku munsi w'ejo niwe wari wambaye brassard niwe wari kapiteni ku munsi w'ejo bivuze ngo niwe vice kapiteni kuri Kabanki hanyuma kandi mu kibuga hagati Mudera Akbar ntabwo ava mu kibuga niwe mukinyi umaze gukina imikino yose yewe atanasimburwa Mudera Akbar imbere ye bari bahinduye urumva Cristiano yakinnye gatandatu basaga naho baringaniye ariko wasohokaga burya turabigarukaho ni Mudera mu buryo bwo gusesengura wenda turabigarukaho hanyuma ko ku bakinyi bari babanjemo basozaho ubwo urumva mediane yari Cristiano Isingizwe na Mudera Akbar na Issa Jigwibo uruhande rumwe yari uyu musore Atisokojo urundi Boris Benu wakinye nabi batakisha Junior Kameni watse ibitego 2 daha bakinyi urebye mudu abakinyi barimo baramutse bayivuyemo kwigarukamo byagorana bagerageze nibatakaze iyi morale ikintu gihari bagomba ikintu gihari ngiye uburyo ndeho mbibona n'amakuru mfite bare gushaka uku kwezi kwa 8 no kwa 7 kubahera amafaranga arimo ibyo birarana byose bikavamo nuko byumva cyangwa namakuru niyo makuru ahari bakazajya muri Cameroon tariki 31 z'ukwezi kwa 8 deal yarangiye kuko Rayon Sport izahaguruka i Kigali ijya Yaounde urumva ku itariki 31 ko match iri kurenga 31 nibwo izahaguruka ubwo nigira finale ya Super Coupe hazabacemo iminsi ingahe numwe nibuke bakinye ko finali ni finali ya Super Coupe baramutse bageze ikiza nuko nyine ari Rwanda ya direct Rwanda ya Yaounde Rwanda ya Douala Yaounde ni modoka bane bagera Yaounde bazafata imodoka bajye Douala na bus icyo Axcel avuga birumvikana ko ubuyobozi bwo butatinyuka kujyana equipe mu mikino nyafrika uvuga ko ushaka kujya mu matsinda utarabaho ibyo bagomba icya kabiri twagiye twumva hari uburyo abagabo bari bishimye urebye ba Martin ba Bazili kuntu bari bishimye igikombe cya Sekafa kiboneka nabo bagabo bandi batandukanye banini mu ikipe ya Rayon Sport ekipe ya Rayon twizere ko bari kubikoraho ikintu cya mbere burya communication ni ingenzi umukinnyi mukaganira ntihagire wumva yuko atangiye kwiyenera ivana ngo ave imyitozo kuko ikintu ngewe ndi kugenderaho na ekipe yari ingenga ari gutegura mu kibuga ariko nepo ko moje ku kintu cyiza hari ibintu twari twumvishe Rayon Sport isinya amasezerano na Beka avuga ko Beka ari izagihemba none se
si nkayo yose nyine. ubundi ekipe y'umupira w'amaguru iyo ugiye gukora deal nk'iyo ngiyo na banki akenshi ingingo ya mbere banki ni ukugufasha guhemba abakinnyi ari nako byari bimeze gavuga ko ibibazo ubwo rero wamugana ko kantu ndakibutse none se abantu bagiye kunegosiya na beka niba batarakizemo icyo kintu cyo abareyo barimo genda ko bagishyizemo cyo kuvuga ngo mu gihe Rayon Sport igiye guhemba beka izajya ifata amafaranga yashyira kuri konti z'abakinnyi noneho aho Rayon Sport isanzwe ikura amafaranga muri izo za Jairuti n'ahandi bazane muri beka yishyura beka yishyura urumva ku buryo bavuga ko nta gihe Rayon Sport izigera ijyamo ibirarane by'imishahara ku bakinnyi mbihagazeho Rayon Sport ntabwo irahemba ukwezi kwa karindwi ka beka rero ubwo urumva icyo cyaba ari muri beka oya ntabwo cyaba ari beka cyangwa na Rayon Sport ubwo baba baratubeshya ahubwo ubwo baba baratubeshya mu masezerano ibyo guhemba abakinnyi bitarimo kuko ese ubwo urambwira ko beka amezi aba agiye kuba abiri hariya mu birombe urumva ibyo bintu bishoboka Axcel byo bw'igihe basinyiye impapuro zakabaye zaratunganyijwe ari umunyuzo ahubwo ni ugusetinga itariki ukavuga ngo 20 wenda n'8 n'eshanu amafaranga agomba kuba ageze hariyo ubwo ushinzwe iby'amafaranga reka nze nongere murebe hehe muri beka se muri Rayon iby'amafaranga muri bandi bashyizweho bungirije Murenzi Abdallah gusa mu gihe bari gukora ibi bakeneye kubanza kubishyira ku murongo kuko oya bakeneye gukina ibintu byose byatuma winjira muri Cameroon hari umukinnyi ufite icyo tekereza kintu none se kuri prime ko nabonaga ari nabemeye gutanga prime beka yari yemeye gutanga prime cyane sari prime yabo bari bemeye kusanyije nko kuri finali umukinnyi yaremerewe miliyoni umukinnyi yageragamo yari yageragamo kandi hari abantu bagiye bayemera hari abantu bagiye bavuga bati nkize haya ngo n'abadiaspora arayo bari bemeye gutanga abafana arayo bemeye gutanga ariko niba hari ikintu umukinnyi yanga nepo ni ikintu cyo kumwemerera ikintu ntukimuhe ikintu cyo kumubwira ngo mwemerere 300 ya prime agakina n'umutima we wose yasoza match kimwe kigaca amatara yabona ndakurahiriye umukinnyi wari wese ahava akagera icyo kintu aracyanga cyane kuri ngo rero kuri Rokiritoma hari abatarazibona bo ibyo ni bisanzwe hari abazibonye hari ababonye ibice hari abatabazibona ubwo muri ba Jingare ba ari no umuntu wamaye amakuru yambwe ati mubaze impamvu Jingare atarimo aragaragara muri mikino y'ishuti cyane ariko umutoza we yavuze ko afite ikibazo cy'imvune Jingare we nafite akanoke byaba ngo atari byo aya Jingare afite akanoke reka dukotinga umutoza ari ikibazo kijyanye n'agafaranga atarabona bamwemerera dukotinze umutoza twamubajije tuti ko Jingare yatari gukina kuva kuri finali ya Sekafa ejo nyuma y'umukino turavuga ati katagaragaye kuri Madare United akaba atanagaragaye kuri iyi match mutsinzemo Al Ahly Madani no kubera iki avuga ati rero Jingare yagize akabazo gusa ntabwo yavuze imvune yavuze ngo afite akabazo yagize akabazo nyuma ya match aho rero nyine hashyiraho question mark ariko aravuga ati mu minsi iri imbere yagasobanuye ntabwo agasobanuye aravuga ati mu minsi iri imbere turaza kumurekipera agaruke muri groupe ariko yavuze ko afite akabazo rwose ntabwo yavuze ngo imvune erega n'umuntu ko utaramuheza amamiliyoni yaba ari akabazo umwana wo muri Niger imyaka 19 yabatangiye kwinubira we agukiniye Sekafa neza gutereye sisi neza ntabwo bibaho ubwo rero bagerageza mu by'ukuri rero igihari bakemura ibyo bibazo byose bijyanye na finance binjiye muri n'ubu n'abakinnyi niyo time bari gukora niyo mpamvu batangiye kujya kuri office baravuga bati tujye muri Super Coupe amafaranga twamaze dore rero ikindi kintu cyaziyemo aho ngaho ibintu byareye ibi bintu Rayon Sport igomba gushaka uburyo ubuyobozi aka kantu k'agakrize gasa nkaho karimo bureba uburyo babikemura muri communication yabo rwose hataza kugira ikibarangaza bagata concentration na gahunda nziza barimo na resultat bari kubona Rayon Sport mwarabibonye akanyenyeri yakoresheje ejo kuri match ntabwo ari agasanzwe Rayon Sport babavandimwe bayifasha mu bya ticketing ya company yamaze kubahindura ubire gukorana n'iyitwa Sync yego kuko ejo bakoresha akanyenyeri 669 bari basanzwe bakoresha 939 ka samu urumva barahinduye abare baravuze bati turashaka kubanza guhuza imibare tukareba
biragarutse birongeye biragarutse ubwo re urumva ko ngo amafaranga mu mikino ya gicuti sinzi ibintu nagiye numva bavuga urumva umuriyo we iyo yicaye ari gabo ibintu byabaye siyansi wenda umuyobozi runaka niba yicaye akabona umurindi w'abareyo akavuga atari ko izi miliyoni 30 tubonye ngewe nkoresheje ijisho n'abantu nabonye ko atari amafaranga twabonye urumva nyamara wenda ugiye muri system ukareba imibare wenda wasanga ari nayo ariko babaye bahinduye ngo bahanze bahuze ibipimo bahuze imibare barebe neza barebe nyine aho bunguka bazabone bafate umwanzuro tunyenyera Axcel bicanga n'abafana buri hari umufana wari amaze gufata akanyenyeri amaze kujya muri sync rwose avuga ati akanyenyeri 939 akaba bizi neza arabifasha mu mutwe atiriwe nabaza atarebye no kuri izi flyers iyo utangiye kugihindura aba ari kubacanga sinzi niba ari ukwenda match itavuzwe cyane abantu benshi bari bakepe ariko akanyenyeri ko tumaze kumenyera Mugisha Samuel baretse guhindagura basamo iriya company abarya ni Uridi iriya company maze kugira experience imaze gukora ibintu gihe kirekire abatipe baba ibintu byo guhindagura ni ikora imikino mpuzamahanga abanyamupira ariko hari igihe rega abayobozi bashobora kwita bafata umwanzuro nk'uwo nguwo ariko se nta masezerano abahari ngiye nicyo nibaza nta masezerano baba baragiranye n'amakampani ku buryo ushobora kuvuga uyu munsi ugafata icyemezo ukavuga ati wowe ugiye dufata biragaragara ko nta masezerano basinya ni buraka ni ibiraka nta masezerano basinya